yihanganira uburibwe n'ubusharirirwe, yihanganira icumu bamuteye, yihanganira imisumari bamuteye, mwabonye ukuntu bamubambye, niko Bibiliya ivuga. Yihanganira ukuntu bamwambitse ikamba ry'amahwa, icyubahiro cye bagitesha agaciro ke bagatesha agaciro. Aragenda asuzugurwa imbere y'abantu batari bakwiye kumusuzugura, arashinyiriza. Yabonaga bazava mu buraya, yabonaga bazava mu butinganyi, yabonaga abasambanyi bazabireka, yabonaga abicanyi bazabivamo, yabonaga abapfumu bazabita, yabonaga itorero, yabonaga abakijijwe, yabonaga abantu benshi, yabonaga mama Sharirene nawe azaza, nawe burya yarakurebaga, yabonaga abahanuzi bazavamo, yabonaga abavuga butumwa, yabonaga abanyetorero, yabonaga itorero, yarangiza akagira ate agakomera. Gutwita biravuna. Uraryama reka nkubwire, bwa mbere ntwita nahoraga kwa muganga uzi ijambo yambwiye, yarambwiye ngo rega madamu ibyo urwaye urabizi, nta muti turi buguhe. Nari ndwaye gutwita nyine, ese bari kuyikuramo. Ubwo nyine hari ukuntu umugore utwite agomba kumera. Umugore utwite agomba guhurwa, nicyo kintu cya mbere. Nta muntu kandi udahurwa ubaho, nuko ibyo bahurwa ntabwo ari bimwe. Hari abahurwa abagabo babo bakabanga urunuka, hari n'abandi babakunda ngo akajya afata agapira kariko ibi birarutana aho kugira. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mwebwe mwese mukurikiranye mama Sharirene official, aho mudukurikiranira kuri mama Sharirene mukurikiranira ibiganiro na filime Ubuhenebere Karundura icaho kuwa gatandatu saa 2, filime Kigugu icaho kuwa gatatu, na filime yitwa Imperuka icaho kuwa 2. Imana nibaho umugisha rero. Ndabashuhuje rero mwese abari mu Rwanda no mu bihugu by'abaturanyi, kandi n'abankurikirana muri mu bihugu byinshi cyane bitandukanye ntabasha kurondora muri aka kanya. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, mugubwe neza, Imana ikomeze gushyigikira ubugingo bwanyu. Nizere ko kandi mukomeje guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka, mwigishwa n'ibyo mugenda mwumva ahangaha. Imana nibaho umugisha. Uyu munsi ndashaka ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko intego y'ijambo ndashaka kubabwira ko mu mibabaro tunyuramo, mu kubabara habamo kwishima. Ndi butanga urugero kuri Yesu mwenyewe, umugaba w'ingabo z'ahera, uwatubereye intore. Sifa kwa Mungu. Yesu yatubereye intore muri uru rugendo, niwe warutangiye hanyuma rusoza neza. Bishatse kuvuga ngo natwe aho yanyuze niho turimo kunyura. Turi burebe rero ukuntu nta muntu ukomera atakomeretse. Turareba ukuntu mu mibabaro Yesu yanyuzemo, mu mibabaro ya Yesu havuyemo itorero. Kuba yarasuzuguwe agakorerwa ibyo yakorewe bibi kandi byinshi, buranga nubwo ibintu byose byandikwa banditse biki, ariko iyo akebutse ukuntu itorero ririho ari we byaturutseho, aho hararishima, ntabwo akibuka ibintu bamukoreye. Natwe rero turi burebe ukuntu mu mibabaro tunyuramo, mu mibabaro ducamo hagomba kuzavamo ibitwenge. Ni ihame. Umugore iyo ari ku gise, hari ukuntu nyine igise kiryana, abagore nibo babizi. Nagize umugisha igise nyine cyarambabazaga, ariko nge nabyaraga nk'Abaheburayo. Abana banjye 5 bose najyaga kwa muganga nkita mbyara ako kanya. Nyine Imana ni nziza, yabonaga ko nintinda kwa muganga ntawe uzandwaza. Burya nabyo mujye muyishima Imana, ibintu byose bayarabiteguye. Hanyuma turebe ijambo ry'Imana, turebe muri Mariko ibice 15 umurongo wa 29. Abahisi baramutuka bamuzunguriza imitwe, bavuga bati ngaho wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize umanuke uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi nabo baramucyurira, bamushinyagurira batyo, barengurana bati yakijije abandi ntabasha kwikiza. Kristo umwami w'Abisiraheli namanuka ave ku musaraba. Nonaha tubirebe twemere, ndetse n'abari
babambanywe nawe baramutuka. Mbega amagambo, hano harimo amagambo anshimisha, nganze nongere nyasubiremo yandike no ku ruhande. uzi ibintu akajambo kanyuma hano kanteye ubwoba ngo n'abari babambanywe nawe baramututse. Nise nibuka abantu tujya tubana mu ntambara nabo bagize ibibazo nk'ibyo twagize cyangwa nk'ibyo wagize, usanga nabo bakwicayeho, ababambanywe nawe, abari babambanywe nawe. Hano hari amagambo numvisemo ngo abatambyi bamuzungurije imitwe baramucyurira. Ndashaka kubwira abantu ngo ba bantu bajya bagwa kubera ko mu itorero bahuriyemo n'ibintu nyine bakabafata nabi, bikagenda gute. Na Yesu bamujungurije umutwe abatambyi. Ahantu hanteye ubwoba, abatambyi. Abahisi baramutuka, abahisi bamuzunguriza imitwe. Hano ngo kumuzunguriza imitwe ntabwo ari umutwe umwe, ni imitwe myinshi y'abantu. Yego, bamuzunguriza imitwe bavuga bati ngaho wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize umanuke uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi nabo baramucyurira, baramushinyagurira batyo, barengurana, bamuningura, bamushinyagurira batyo, barengurana bati yakijije abandi ntabasha kwikiza. Reka tuganire, Imana nibahe umugisha. Nashakaga kubabwira ngo mu mubabaro wa Yesu havuyemo itorero, ibyo bimutera kwishima. Ni nayo mpamvu iyo bamukubitaga icumu yabonaga itorero agakomera ntiyite ku icumu bamuteye. Nibishaka ko tuganira, Imana nibahe umugisha. Mu mubabaro wa Yesu, havuyemo itorero. Amina. Mu mubabaro wa Yesu havuyemo itorero. Reka mbanze mbanyuriremo gato babwira ukuntu Yesu yahuye n'umubabaro, yahura n'umubabaro uvanze n'agasuzuguro. Kandi mureke mbabwire, ninkubwira ngo Yesu ni umwami, ntugire ngo ni umwami gusa, ahubwo yari umwami, ni umwami w'abami. Kuba umwami w'abami uracyumva, biravuze ngo niwe uyobora abami bose bo mu isi. Ibi mbivuze nta muperezida nta mwami wamvera ngo avuge ngo mama Charine aradusuzuguye. Nabo barabizi ko Yesu abarenze. Imana ihabwa icyubahiro. Ntago yari umwami gusa, iyo mwise umwami gusa ubu mupfobeje, ahubwo yari umwami w'abami. Yari afite ubushobozi, afite ubushobozi bwo kuyobora abami. Urumva ko arenze. Ariko ibaze uwo mwami w'abami, reka nkubwire ukuntu yakiriwe haba iwabo mu bo bavukanaga, baramusuzuguraga. Ikindi Bibiliya ivuga ukuntu abantu bagiye ngo kureba, bamaze kubona ngo inyenyeri yuko umwami Yesu yavutse, bahise bajya kwa Herode umwami, kuko ntago bari bazi ko umwami ashobora kuvukira ahandi. Bajya hehe? Bajya kurebera ibwami. Mureke mbabwire, hari ibintu Yesu byamubayeho bigaragaza guhondagurwa, ikintu bita gukubitwa. Hari ukuntu muri iki gihugu dufite ibyiciro by'ubudehe. Hari icyigisho nigishije ndavuga ngo mubona Yesu yari mu kihe cyiciro cy'ubudehe? Ukurikije ukuntu Yesu ahantu yavukiye mu kiraro cy'inka. Umuntu uvukira mu kiraro cy'inka ntiyigeze anywa ikigozi nk'abandi bana, ntago yariye sererake. Yego, ntago Yesu bigeze bamutekera agafi ngo bamukuriremo amahwa. Ni umwana wavukiye mu mibabaro. Yego, cyane yuko hari n'igihe cyageze arahunga ari uruhinja. Aba barahunga
ahunga ari uruhinja kandi se na nyina nta kosa bari barakoze. Atangira guhigwa akiri muto, avukira mu busharire, avukira mu mibabaro. Rero iyo ngeze aha hari ikintu kintangaza ngo nimushaka ko abana banyu bababara. Hari abantu bajya banzanaho ibintu by'imiteto n'imidabagiro. Ngewe sindi umusivile, ntabwo ndi civilian. Uzabaze nimukanze n'ibintu by'imiteto by'imidabagiro, ntimugatete. Nta muntu mwumvise ababwira ngo ntimugatete. Uri kumva? Nta bintu ngewe ndabikunda, ntimugatete. Kuko iyo miteto se ariko se murateta murabaye. Mwe muri abantu bo guteta, mutetera hese, mutetera mu marira, mu gahinda, mu madeni, muri COVID-19, muri guma mu rugo, muri guma mu karere, muri ambara gapfuka. Ni muteta kubera iki? Hari abantu bajyaga baza mu masharirene, abana bawe batabana na papa wabo, bizabagiraho ingaruka iyo miteto yanyu nimukayinzaneho. Narababwiye ngo none se sigaye mfite amahane sharo buzagubita. Ikintu mbakunda nuko muri abana beza. None se umwana batemaguye nyina, bagatema mama we ari mu mugongo, ntago yakuza akaba umugabo. Abana banjye barafite, mbitaho ku manywa na nijoro, nkabashakira amashuri meza, bakava kwiga natekereje ngo umwana wanjye ari burya iki, nkavuga ngo aya masaha bararya iki, bari bunywe iki, nkabapangira. Kubu natangiye no kubapangira imitungo. Kabwino uyu nguyu nzamuha iki, uyu Imana nifasha nzamuha iki, narabateganyirije. Hanyuma murazana iyo miteto yanyu. Yesu yavukiye mu mibabaro, bishatse kuvuga ngo nta ruhinja muhetse, nta nubwo muzaheka ruteze kuruta Yesu, nta mugaragu uruta shebuja. Imibabaro tunyuramo izavamo umunezero, kuko mu mibabaro ya Yesu havuyemo itorero. Yesu baramusuzugura kuko bibazaga umwami uvukiye he mubabaje, bagasanga uwo mwami ntago abaho. Umva ikintu bakoze. Ari ukuntu mu rusengero bagiye badusuzugura, n'ubu baradusuzugura. N'ubu hari igihe ubona bagusuzuguye rwose ukumirwa cyane. Bajyaga badusuzugura, ukabona baragusuzuguye, ukabona bagusuzuguye. Ariko ngewe ibintu abatambye bagiye bankorera, iyo nibutse ukuntu bamujungurije umutwe, Bibiliya iravuga ngo baranamucyurira. Bati niko wowe uvuga ngo wasenya urusengero mu minsi 3, ugahita wasenya ngo urusengero karwubaka mu minsi 3, ngaho kuki utimanura, kuki utikura ku musaraba ngo nibisamba byari bibambanywe na Yesu. Ubundi muri uru rugendo tugira abantu tubambanywe nabo. Ngewe narabigishije ndabaga ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho, nta n'agahinda ka VIP kabaho, uduhinda twose n'uduhinda. Narababwiye ngo urushyi wakubiswe n'umugabo w'umukire, n'urwo wakubiswe n'umugabo w'umukene, izo shyi zose zirababaza. Siko se nababwiye? Ushobora kugira umugabo mwiza ukagira umugore mubi. Ushobora kugira umugabo mwiza n'umugore mwiza, urugo rwiza, ariko ukagira abana bakugoye. Ushobora kugira ibyo kurya ariko ntubirye. Siko nagiye mbigisha. Ushobora kugira kuba ufite ibyo kurya, buri kintu umutima wawe wifuje, yego, ariko ukagira ikibazo. Umunyu uti ntuzankoreho, amavuta ati ntuzigere undya, isukari ati uzibeshye unkoreho. Ugasanga umuntu nese ugira ngo abantu barya ibitoki bitogosheje nuko baba babikunda. Nta nubwo abantu baretse ifiriti ari ukuyanga. Erega isukari mu mutinya kunywa ntago ari uko ibiha, iraryoha. Umunyu se muvuga ngo bakiremo gake cyangwa bawureke, ntabwo mu byanga avuga ngo ni umubiri wagushyize aho hantu. Hari n'abantu bafite inkweto ariko batazambara. Hari abantu bafite amazu meza, ibitanda byiza batabasha kubiryamamo, kuko nta gahinda k'agasirimu kabaho, nta n'aka VIP kabaho. Abantu bari babambanywe na Yesu. Muri uru rugendo dufite abantu duhuje ibibazo, kuko ikibazo buri muntu wese afite ikibazo cye kandi kiba kimukomereye. Uwabyaye benshi hari kurira ngo nta biryo, ariko ufite ibiryo byinshi utagira abana nawe arimo arataka. Uwagumiwe ari kurira ngo nta sheri mfite, ariko n'uwari ugezemo akarwikorera ku mutwe nawe arimo arataka. Yego, utariza arababaye, ariko n'uwiza akicara akabura akazi nawe aratagangaye. Undi se mwirya mu biki mwumva ibintu byose bituzuzanya. Bari babambanywe na Yesu ngo nabo batangira kumukoba. Yesu uburyo yafatwagamo mu rusengero, ngo rimwe yagiye mu isinagogi,
iyo sinagoge ngo yabagimo intebe ya Mesiya, ahantu ndahakunda habaga intebe ya Mesiya. Iyo ntebe ngo nta kindi yamaraga, ngo niyo Mesiya wabo yagombaga kugira gute kuzaza kwicaraho. ngo niyo bageraga mu rusengero byari itangazo, yari intebe nziza idekoye neza, ngo ya Mesiya barindiriye. Umva ikibazo, Mesiya yarinze aza ari we Kristo bataramenya ko yaje. Noneho ngo Yesu yazaga mu rusengero akaza nyine mu materaniro ko kumupinga no kumupfobya. Yaba yicaye mu materaniro bagatanga itangazo ry'uko intebe ari ya Mesiya, kandi Mesiya yicayeho. Karengane, ntabwo ari twe twahondaguye gusa, nawe yarahondaguye umugabo, ariko mu mibabaro havuyemo itorero. Niwo munezero wa Kristo, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabitekereza ukuntu umuntu wayoboraga gahunda kugira ngo abashyitsi baje muri iryo teraniro bamenye ko iyo ntebe ari ya Mesiya, nta wundi wemerewe kuyicaramo. Ndimo kubibona. Ubundi urabizi ko amatangazo bayatanga iteraniro rirangiye. Ku bwa Yesu icyo gihe yinjira mu rusengero, ndakubwiza ukuri bayatangaga mbere. Muyobozi wa gahunda agahaguruka ati turamenyesha abantu mwese muri iri teraniro, iriya ntebe mureba nta wundi muntu wemerewe kuyicaraho uretse Mesiya wacu mwiza turindiriye. Kandi Mesiya bicayemo, yicaye aho ngaho. Icyo ni ikibazo. Ku kindi cyumweru bagatanga amatangazo, mwese mubimenya bateraniye hano, iriya ntebe mwabonye nta wundi wemerewe kuzayicaraho, ni Mesiya wacu mwiza turindiriye. Bagakoma mu mashyi, Mesiya yaraho. Mureke mbabwire, agasuzuguro karagwira. Bamumenera kurwara nk'inda, bamugira ivu, bamugira ivumbi, baramusuzugura yewewe. Ariko ibazo ukuntu yabyifatagamo bavuga ngo barindiriye Mesiya, kandi Mesiya bicayemo. Imana nidutabare. Narindi kubabwira ngo mu mibabaro Yesu yanyuzemo havuyemo itorero. Mu mibabaro natwe tunyuramo hari ikintu kizavamo, kandi kizavamo ntabwo ari ikibi, ahubwo ni icyiza. Yesu bamukoraga mu bwanwa akibuka ko hazavamo itorero, agashinyiriza. Imana nihabwa icyubahiro. Bamuzunguriza umutwe agahita abona abagore n'abagabo bazakizwa kubw'uwo mubabaro, agahita yongera agakomera, akihangana, agashinyiriza. Kandi mbibutse Yesu yarababaye kuko yari afite umubiri, yabyawe n'umugore, yari Imana 100%, ariko aba n'umuntu 100%. Yarababaraga rero burya. Bamushishimuriraho ikanzu ye bakamwambika akabindo, agahita abona itorero, agahita abona abasinzi bazakizwa, agahita ashinyiriza atereka nkambare ako kabindo. Yihanganira uburibwe n'ubusharirirwe, yihanganira icumu bamuteye, yihanganira imisumari bamuteye. Mwabonye ukuntu bamubambye, niko Bibiliya ivuga. Yihanganira ukuntu bamwambitse ikamba ry'amahwa, icyubahiro cye bagitesha agaciro ke bagatesha agaciro. Aragenda asuzugurwa imbere y'abantu batari bakwiye kumusuzugura, arashinyiriza. Yabonaga bazava mu buraya, yabonaga bazava mu butinganyi, yabonaga abasambanyi bazabireka, yabonaga abicanyi bazabivamo, yabonaga abapfumu bazabita, yabonaga itorero, yabonaga abakijijwe, yabonaga abantu benshi, yabonaga Mama Sharirene nawe azaza, nawe burya yarakurebaga, yabonaga abahanuzi bazavamo, yabonaga abavuga butumwa, yabonaga abanyetorero, yabonaga itorero. Yarangiza akagira ate? Agakomera. Reka Yesu mbe mwihoreyeho gake. Reka mbabwire, iyo umugore ari ku gise cyangwa twite, gutwita biravuna, uraryama. Reka nkubwire, bwa mbere ntwita nahoraga kwa muganga uzi ijambo yambwiye, yarambwiye ngo rega madamu, ibyo urwaye urabizi, nta muti turi buguhe. Nari ndwaye gutwita nyine, ese bari kuyikuramo. Ubwo nyine hari ukuntu umugore utwite agomba kumera. Umugore utwite agomba guhurwa, nicyo kintu cya mbere. Nta muntu kandi udahurwa ubaho, nuko ibyo bahurwa ntabwo ari bimwe. Hari abahurwa abagabo babo bakabanga urunuka, hari n'abandi babakunda ngo akajya afata agapira kariko yewe. Ibi birarutana, aho kugira mu izina rya Yesu
izi akorera ibyo reka batayibone we. Hari umugore utwita kandi bibaho nyine ari n'ababituganirije, agahurwa umugabo we yareba ibyenda bye mu cyumba agahita asohoka, yamureba akajya kuruka muri toilette, akaruka kuko atamushaka, ninda yabimutegetse nta bundi bugome. Hari undi rero ukunda umugabo we akajya afata agapira ke k'umugabo cyangwa agasengeri ke agahorana. Ibyo nibyo byiza, nibyo mbasabiye, bega guhorana umugore waguhuswe ni ibintu bikomeye, ariko nawe ntabwo ari yaba ari muri kwasiteri akajya kurura mu ishakoshi agapira akagenda kwihumuriza. Ubundi aho ngaho aba ari sawa. Yesu we. Hari undi rero utwarira akanywa itabi umva akaritekera kabisa akarinywa kandi atararyigeze. Hari n'undi ubushaka mitsingi. Rero buri wese agira icyahurwa. Ngewe rero nigeze gutwarira brushette n'into, brushette n'ibirayi gusa, brushette n'ibirayi na citro ikonje, ariko Imana ikiyeranje kabimpa mu bumana bwayo, buri muntu agenda agira icyahurwa. Hanyuma nibyo navugaga, umugore utwite arahurwa akagira ibyo yanga. Bishatse kuvuga ngo no mu gakiza iyo tumaze gukira tugatwita amasezerano, haleluya, tukakira Yesu, hari ibintu tugomba guhurwa kandi koko bikahagarara. Hanyuma rero iyo umuntu atwite ntabwo aryama kwa byumvasha, nk'ubu ushobora kuza nk'ubu nimereye gute, nta stress zo kuryama, naryama gute nabi. Ariko iyo utwite ureba aho urambika inda ukihengeka mu kanya bikanga, kandi guhindukira ujya ngo uhindukira nk'abandi. Yesu we, uhindukira nka gari ya moshi, nta bintu byinshi. Ubura ahantu urambika inda, nimba iyo wenda kubyara bwo inda ubura ahantu yishyira rwose. Hanyuma uwo mubabaro umugore aba afite rero niwo ndi kugenda mbagereranya, nkubwire ngo mu bibazo nyine ubumeze ukuntu nyine byanze byacitse, ariko nkubwire iyo umaze kubyara, haleluya. Ubundi iyo ufite amasezerano umeze nk'umugore utwite nyine utwite, hanyuma cyagiye wa mugore agiye kubyara. Sasa umugore ujya kubyara afatwa n'ibise bya danje. Burya niyo mpamvu mu rugamba rwawe iyo rugiye kurangira rurakara. Niyo mpamvu kuri finali abantu benshi barahagwa kandi bagwa Imana yarije kubatabara. Umugore rero yari kugise araribwa akaribwa, ariko akabona uruhinja, kandi yamaze kubona uruhinja rutangiye kurira, kabona arasa nawe cyangwa arasa na se, hayiwe hatangira kwishima no guseka. Twatugere nari mfite umwana w'umukobwa natwise, yagiraga umugeri, umwana we bitaga umugeri, nkumva ngufatiye ahangaha, agita atera undi ahita ngufatira ahangaha neza, ukumva ngo afite amahane mu nda akubagana, bimwe biteye ubwoba, ku buryo njya murebe nti wa mwana we wanteraguye imigeri uri mu nda. Hanyuma rero umugore utwite yarababara akabangamirwa, sinzongera no kubyara, agafata ibitanda bikumwishana byaducanze, inzara yakuriye, wabuze ay'ubukode, bakugabanyije mu bakozi kandi ufite abantu 8 barimo barakubenga kandi uri icyugi, wabuze inkwano kandi uri imbogari. Niko ibigeragezo biba biri kukurya. Bagiye gutangira ndakuraho minerivare, umwe muri kaminuza, abandi muri segonderi, muri primaire mu wa 6, ibishingwe umutekano hayi bishingwe, hayi umutekano, haya mituwere. Yesu mwami, noneho ubu nayo agapfukamunwa yiyongereyeho. Sawa rero, niko umugore igise kimufata, nimbyara uyu mwana nzongere mbyare. Rero umugabo we yamuri ruhanda aho, umugabo yanamushishima ati se yinteye, ukagira ngo yimutaye ku ngufu. Nikimva imbere ufite umujiha, ariko shange nari umukoboyi, ngiye se cyarandya gukarabukwa. Ngewe najyaga kwa muganga iryinyo n'urushenze kurindi, nariko ninde se nari kubibwira,
ndetse nari kubyereka nyine yako Imana ndayishimiye cyane ngiraga na Yesu wanjye kagenda nabaga kagenda batitse umwuka rimwe itse umwuka kabiri umwuka gatatu nkaba ndamubyaye nuko nabyaraga abana bandi. Hanyuma uwo mugore uko agenda aribwa ku buryo aba yumva umwana avutse yanamuha n'urushyi ko ukuntu yamubabaje, ariko yamaze kumubona haleluya, yamaze kumva agahinja karize ko kuntu karira umutima w'umubyeyi. Ikintu cya mbere bamukorera barazana rwa ruhinja haleluya bakarurambika mu gituza cya nyina, ubwo bahita batangira gukominikana. Iyo uwo mubyeyi umwana amaze kugera hano ahita avuga ngo umugoko n'umuruho narushye ntacyo mvanye mu ruhinja. Imana nihabwa icyubahiro. Avanye mu ruhinja ahita yibagirwa ukuntu yariye ibitanda inzara, akibagirwa ukuntu yariye inzu inzara, akibagirwa ukuntu yavuze ngo sinzongera kubyara. Imibabaro yose yagize arayibagirwa, agatangira kumubyininira, agatangira kumutetesha, akamureba turasa na nyogosenge, urasa na so, ukasa na so wanyu, umunezero ukamwica haleluya. Hanyuma mu minsi mikeya yatangira gukora deda agenda agwa cyangwa avuga ngo mama papa, umubabaro urashira. Hanyuma yagera muri cyagera igihe umwana ageramo ye baba data we, hari igihe umwana ageramo akagushimisha, igihe umwana baryoshye atangiye kukubwira amagambo meza, atangiye kuguha keya, icyo gihe ntubukibuka iby'ibise uhita ufatiraho nyine ugahita utwita undi mwana. Nuko ni urugero natangaga tuvuge ku masezerano. Nje guhumuriza abari mu ntambara, ndashaka kuvugana n'abari ku rugamba. Buri wese agira intambara ye, buri wese afite agahondesho ke, buri wese afite ikintu Imana iri kumukubisha. Ntabwo Imana ibanga, ntabwo Imana yanga mama Sharirene, ntabwo Imana yanga abana nabyaye, ntabwo Imana ikwanga, ntabwo Imana yagutaye. Imana igutekerezaho ninjoro no kumanywa, Imana igufite ku mutima, ikugambiriyeho byinshi. Ntabwo uzatahira amarira, ntabwo bizarangirira mu gahinda. Igihe cyo guseka kwawe kirageze, igihe cy'umunezero kirakwegereye, igihe cyo kwishimira agakiza kiraje, amasezerano yawe agiye gusohora. Komera ushikame. Niyo message nari nkuzaniye nje kukubwira ngo mu mubabaro uri kunyuramo hagiye kuza ibitwenge. Ntabwo bishoboka ko Imana yakuriza ubutaguhoza, ntabwo Imana ari ingome, ntabwo Imana yagukomeretsa ngo ureke kukomora, ntabwo Imana yakubabaza ngo ureke kugushimisha, ntabwo Imana yagutaye izaguteturura, ntabwo yagutesheje agaciro ije kuguha agaciro, ntabwo Imana yakwambuye ijambo ije kuguha ijambo, ntabwo Imana yakwanzira gukunda, ntabwo Imana yakurenganyije kukurenganura, ntabwo Imana ari indorerezi mu rugamba rwawe, ntabwo Imana ari umushungerezi, ntabwo Imana ari umushinyaguzi, ntabwo iri mu ruhande rw'abarisha bawe, ntabwo iri mu ruhande rwa Satani. Imana iri mu ruhande rwawe. Ihangane, shinyiriza ndakwinginze, wibivamo wibireka, wita gusenga, wita amasezerano. Dore Imana yarishe. Reke mbabwire, hari ibintu ntakibuka, hari ibintu nabayemo ntakibuka bidateze no kugaruka mu buzima bwanjye. Ikintu bita inzara, naho abadayimoni bakikunguza, naho bagikuzimu bagapfurika y'ibiki, naho Satani yabigenza te, ndabizi ko mu izina ry'Uwiteka ntabwo nzongera gusonza. Ntibibaho. Naho ishyari ryabica bakavuga bati mama Sharirene ntakagire ikintu yongera atunga nk'abajya babipanga, mama Sharirene ntakongere gutera imbere, tugiye kumufungira amazi n'umuriro, tugiye kumwangisha abantu. Mama Sharirene aho yakuraga azahaburire, bagafata ibyanjye bakabitabika. Ntabwo muzatabika amaboko yiyampamagaye, ntabwo muzatabika Imana yanjye haleluya. N'ibigega by'Uwiteka ntimuzi aho biri. Ibyo bintu nzabyibagirwa. Humura nawe hari ibyo uzibagirwa, hari ibintu ntazibagirwa. Sinteze kuzongera kubura umwenda wo kwambara, ntago bibaho.
ahubwo ubu ngiye kuzajya nambara amabazi y'ibihumbi magana ngahe, nambara imyenda y'ibihumbi 200, nambara nk'ijipo y'ibihumbi 50, nambara isaha y'ibihumbi nka magana ngahe. Haleluya. Ntwara ishakoshi y'ibihumbi nka 200, ubundi nubake etaje, ngendere mu kimogodoka cyiza nitwaye. Haleluya. Abana banjye bige mu mashuri akomeye, ngira imodoka y'abana ijyana abana ku ishuri, habeho n'amasharirene official. Haleluya, haleluya. Hari ibintu bidashoboka sinzongera gukubitwa. No, ntabwo bishoboka. Inkoni z'abantu ubu ndi gukubitwa, indimi z'abantu nizo ziri kunkubita, ariko nazo zizarangira. Iyo umubyeyi amaze kubyara yibagirwa uburibwe, nibagiwe uko inzara imeze, ubu iyo nshatse gusonza kereka iyo nasenze. Nibagiwe inkoni, ninde se wankubita? Nuko nkubitisha ayo mashashi yanyu yizo ndimi zanyu zimeze nk'inkota, muzajya munkubita indimi munkubita indimi, ariko ururimi ntabwo ruzakweduka ngo ruze rungereho. Nta rushyi nta mugero, hoye ntabwo nzongera gukubitwa. Mama Sharene ntabwo azongera gukubitwa. Ikindi, ninde se uzongera kumbaza ngo watinze ahita mpishye? No, mfite urufunguzo rwo ku gipangu, urwo kuri saro, urwo kuko ntahiwanjye. Hari ibintu ntazibuka. Hanyuma nawe hari ibintu uzibagirwa, wikibabariza umutima. Hari ibintu utazibuka ukundi, hari ibintu bizakuvaho, hari ibintu Imana izagukuraho, hari ibintu Imana izakwibagiza, hari amateka izahindura, izakuvana mu bubi ikujyane mu bwiza, izagukura mu mukungugu urimo, izagushyira hirengeye, izakwicazanya n'ibikomeye n'ibikomangoma, izaguha agaciro, izaguha ijambo, izakugirira neza. Ineza y'Imana iri kumwe nawe. Tugiye gusenga. Wamenye impamvu y'umubabaro wawe? Imibabaro ya Yesu yabonye mu itorero, imibabaro natwe tunyuramo tuzabonamo ubutabazi. Tugiye gusenga kugira ngo wihanganire imibabaro. Ndakubashye Uwiteka, ndagushimye. Haleluya. Watubereye urugero rwiza rwo kwitonda no kwihangana. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Ndakunezerewe kandi ndakwishimiye. Ndagushimye kubwira ijambo. Sengeye abadukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bakomereza imitima, bahe kwihanganira ibigeragezo, barengera ubatabare, bahe imbaraga z'Umwuka Wera, bahe gushikama no kukugundira no kugumana nawe, kuko hari icyo wavuze. Nta jambo uvuga ngo rihere, ntabwo gukoreye uzikorera amaboko, kandi nta nubwo tuzakorwa n'isoni tubana nawe. Haleluya. Sengeye abadukurikiranye, abanyantege bahe imbaraga, abari bihebye nibabona imbaraga, abari bananiwe nibabona imbaraga. Abantu bawe bahe gushikama Mana. Ubu butumwa buherekeze, ukure imyuka mibi butangira, ukureho imbaraga zibuburizamo mu izina rya Yesu. Ubuhe marayika abwamamaze bugere kubarushye n'abaremerewe no kubo bwagenewe. Nanjye komeza unyuzuza umwuka, komeza umpa amavuta, kandi mpagarare mu cyuho cyawe. Ndetse Uwiteka nze mu izina ry'Uwiteka, hanyuma nkuvugira ibyo wakwivugiye ugihari kandi unahari. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, ndabakunda. I love you so much. Ndabakunda abagabo munkurikira, abasore ndabakunda munkurikira, abakobwa, abana bato b'urubyiruko, abasaza n'abakecuru, abakomeye n'aboroshye, abo mu Rwanda no mu mahanga. Icyambere nuko nkunda abakunzi banjye, ndabakunda, ndabazirikana, mbahoza ku mutima, kandi njya mbamburikira Imana, nkabwira Imana ngo aba bantu zabahezagire, babonere umugisha kuri channel yanjye. Ntimuzabone umugisha wo kubikurikirana gusa, muzabone umugisha wo kubigenderamo no kubibamo, kandi iyampamagaye namwe batabare mu ntambara murimo, ibuzuza Umwuka Wera. Mukomeze rero mukore share, musangize abandi ibintu nimukabirye mwenyine. Ibintu murumva ko biryoshye, bizahura ubugingo. Ntukivuze kurya wenyine, ujye uhana mwene so. Ikindi mukomeze mwandika aho hepfo kuri comment, turabikunda. Muduhe inama n'ibitekerezo. Nkomeje rero no kubashimira cyane. Abatarakora subscribe ni muyikore kugira ngo mugire ubutumwa mukomeza kubona. Imana ibahe umugisha. Amen.